dutangira agafilime kacu batwereka umugore wicaye mu modoka yarangariye muri telefone. nuko muri ako kanya hakaza umushoferi wagiye kumwambika umukandara agahita amusoma. nuko umugore abona ko atunguwe cyane. muri ako kanya umugabo we agahita ahagera, akahagera ari kuvugira kuri telefone ati nari nakubwiye ko rwose ibyo bintu mbikeneye kano kanya. muri make ubona ko rwose aba yibereye mu bijyanye na bizinesi cyangwa se mu bijyanye n'akazi. nuko umusore muri ako kanya amaze gusoma umugore w'abandi agahita yigendera. nuko wa mugabo amaze kwinjira mu modoka agahita ahindukira akareba umugore amubaza ati none se umeze neza? nuko umugore we nawe agahita amusubiza ari kureba hirya ati meze neza nta kibazo. ariko ubona ko hari abo atishimiye ari kumwe n'uyu mugabo we. nuko umushoferi we rwose ubona ko yishimiye ibintu amaze gukora. nuko uwo mugabo muri ako kanya agahita ahindukira akareba umugore we, akabona akomeje kureba hirya, arangije agahita amubwira ati ngaho ndeba kano kanya. nuko umugore muri ako kanya akamureba, umugabo arangije agahita amufata, ubona ko rwose yamufataga n'amuhohotera amubaza ati ese ngibi ni ibiki koko wishyizeho? muri make kubera wa musore yari amaze kumusoma rwose ibintu yari yishyize ku munwa byari byabaye nabi. nuko umugabo agahita amuhanagura rwose vuba vuba. ubwo byose wa musore wari wicariye imbere yari ari kubireba, ariko nta kintu ari gukora kubera ko yari umubosi we cyangwa se yari sebuja we. nuko umugore muri ako kanya ubona ko rwose aba atishimye. nuko wa mushoferi nawe akabibona. nuko arangije agahita abwira uwo mugabo ati ese twajya kuri hoteli nk'uko twabisezeranye? nuko uwo mugabo agahita amusubiza ati oya rwose nta gihe mfite business trip cyangwa se mfite urugero rwa business ngomba kujyamo. nuko agahita abwira none umugore we ati ahubwo rwose ngomba gupakira ibintu vuba vuba kugira ngo mbashe kuba nagenda hakiri kare mu gitondo. nuko umugore arangije agahita amubwira ubona ko yamwubahaga ati sorry rwose nari nabyibagiwe. nuko wa mugabo rwose ubona ko atakimukunda agahita amubwira ati ntabwo rwose bintunguye n'ubundi nta kigenda cya buri gicucu. ibaza umugabo utaratinyaga no gutuka umugore we rwose imbere ye y'umushoferi. nuko urangije wa mugabo agahita akora ku mushoferi amubwira ati iri joro rero ujyana n'umugore wanjye kuri hoteli, wenda naza gupakira ibintu byanjye neza. muri make ntabwo yashaka kuba yaba ari kumwe n'uno mugore ukundi. umugore muri ako kanya byaramubabazaga cyane. nuko wa mushoferi agahita amubwira ati cyane rwose ndabyumva nyakubahwa, ndaza kubikora nk'uko mbwiye. ntibyatinze ko igihe cyakomeje kugenda mu masaha ya nijoro. nuko wa mugore agahita aza rwose ubona ko yishimye ariko ari kurenzaho. nuko arangije akaza ahamagara umugabo we ati mukundwa, nahisemo rwose kuzajya muri hoteli kugira ngo mbashe kuba nagutungura. nuko arebye neza umugabo yari ari kubwira agahita abona yisinziriye. umugore agahita arushaho kubabara cyane uburyo umugabo atakimwitaho muri ino minsi. nuko arangije agahita aza yitonze.
akicara ku buriri ubona ko afite ibitekerezo byinshi, nuko agahita akomeza kwibaza ati ese ni ikihe kintu kibi nakoze koko? Muri make hari ukuntu umugore mu rugo aba abona ibintu byose ari kubikora, ariko akabona umugabo rwose ntamukunda cyangwa se ntabwo amwita, agakomeza kwibaza ikintu kibi yamukoreye cyangwa se ibintu akora bibi. Ubwo rero n'umugore muri ako kanya nibyo yari ari kwibaza, nuko muri ako kanya agahita yumva umuntu amufashe ikiganza, yitegereje neza agahita abona ni wa mushoferi wabo, nuko agahita amubwira ati ni wowe mugore mwiza rwose nigeze kubona muri ino si. Mana nyagasani, kandi mwibuke umugabo we araryamye. Nuko arangije agahita aza amwegera rwose, agiye kumusoma umugore agahita abyanga. Arangije agahita amubwira ati umugabo wanjye ari hano, none nawe ureba ibintu ugiye gukora. Muri make ari kumubwira ko batabikora, nuko wa musore ubona ko rwose atabyitayeho agahita amubwira ati ari hano ariko arasinziye. Nuko arangije agahita akomeza ibyo akora, ubona ko ashaka ahari kuba yatuma uno mugore aca umugabo w'inyuma. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ati rwose uri guhumura nk'akarabo ka roza. Nuko agahita akomeza kumubwira amagambo meza ati ntabwo ubwiza bwawe nabwihanganira. Muri make ari kumubwira ko rwose byanga bikunda hari ikintu gikunda gukorwa. Nuko umugore arangije agahita amubwira ati ibi ngibi rwose turi gukora amakosa. Nuko wa mugabo agahita amubwira amwumvisha ko atari amakosa ati oya rwose ntabwo ari amakosa, ahubwo umugabo wawe ukagufata n'ibyo makosa. Nuko muri ako kanya umugore yabuze uko abigenza, arangije apfa kwemera. Ntibyatinze ko igihe cyakomeje kugenda, umugore rwose ubona ko ari kumuca inyuma ahari. Ntibyatinze ko igihe cyakomeje kugenda, kumbe bya bintu ntabwo yari ibya nyabyo, umugore yari ari kurota. Nuko arangije agahita ahaguruka vuba vuba, agakomeza yibaza ibibazo byinshi ati Mana nyagasani, ese ibi ngibi ni ibiki biri kumbaho koko? Nuko umugore rwose ubona ko atangiye kurota abandi bagabo b'abandi. Nuko wa mugabo ubona ko nta kibazo afite agahita amubaza ati none se byagenze gute? Nuko wa mugore nawe arangije agahita amusubiza ati ngize rwose inzozi mbi cyane. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati none se waryamye rwose ukazihorera? Izo nzozi rwose ziri gutuma udasinzira nanjye ugatuma ntasinzira, uyobewe ko ejo mfite akazi, cyangwa se kuba nazinuka rwose nkajya muri ya business trip cyangwa se rwo rugendo rw'akazi. Nuko umugore arangije agahita aryama amubwira ati umbabarire cyane. Ariko ubona ko umugore muri ako kanya aryama yipfumbase cyangwa se we n'umugabo rwose bitameze neza. Ntibyatinze ko igihe cyakomeje kugenda, bagahita batwereka umugabo mu gitondo yazindutse. Nuko umugore akaza rwose ubona ko amukunda ariko umugabo atamwikoza. Arangije agahita amubwira ati oh urasa neza cyane rwose. Nuko umugabo nawe agahita amusubiza ubona ko adashaka kuba yamuvugisha ati ibyo ndabizi rwose nta kibazo. Nuko umugore ubona ko afite ikibazo cy'ahantu umugabo we ajya. Arangije agahita amubwira ubona ko ashaka kuhamenya ati
ndashaka rero kuba najyana nawe muri urwo rugendo rw'akazi ugiye kuba wajyamo. nuko umugabo we akimara kubyumva agahita ahindukira amubwira ati uri seriyesi? nuko wa mugore agahita yikiriza ubona ko afite amasoni ati yego rwose ndabishaka. nuko agahita akomeza kumwumvisha impamvu abishaka ati iyo ndi jyenyine hano ngira irungu ryinshi kandi nkagira n'ubwoba. nuko wa mugabo nawe ubona ko aba adashaka kujyana n'umugore we agahita amubwira ati ntabwo uzaba uri wenyine, uzaba uri kumwe n'uriya mukozi wacu kandi azajya akujyana ahantu hose ushaka. nuko agahita akomeza kumubwira amwumvisha ko rwose batagomba kujyana ko yamubangamira. nuko wa mugore agahita amubwira ati uri mukuri rwose nta kibazo. nuko wa mugabo agahita amubwira ati rero ahubwo reka mpakire vuba vuba ngende indege itaza kuba yansiga. nuko umugore rwose muri ako kanya ubona ko aba ababaye cyane rwose, mu rugo nta mahoro barimo, cyangwa se we n'umugabo wahari bafite icyo bapfuye. arangije agahita yisohokera. ubwo ageze hanze wa mushoferi amubonye agahita agenda amusuhuza ubona ko amwishimiye amubwira ati mwaramutse se mama? ubona ko rwose amwubashye cyane. nuko wa mugore nawe agahita aza akagerageza kumwiyerobeka amubwira ati mwaramutse neza. nuko umusore agahita abona uwo n'umumama ntabwo ameze neza. arangije agahita amubwira ati umeze gute se? nuko uwo mumama agahita amubwira ubona ko ababaye ati ibyo ngibyo rwose ntabwo bikenewe. nuko umusore agahita amwigira amukuraho amubwira ati njyewe rwose kuri njyewe birakenewe ndetse ni n'ingenzi rwose. nuko akomeje kumwitegereza agahita abona uno mugore rwose nta byishimo. ubwo agiye kumusoma wa mugore agahita amwigizayo amubwira ati ese uri gukeka uri gukora ibiki? nuko wa musore agahita amusubiza ati nayo ndi kugerageza rwose kuba nagushimisha. nuko wa mugore agahita amwegera amubwira ati none se nicyo gituma ukeka ko rwose ibi ngibi mba mbikeneye? nuko muri ako kanya wa musore agahita amufata. arangije agahita amubwira ati kubera ko umugore we nkawe rwose aba akeneye ibyishimo. ubwo akibimubwira uwo mugore agahita areba umugabo we nimba agiye kuza cyangwa se ataraza. uwo musore agahita akomeza kumubwira ati ntabwo nigeze mbona wishima. ubwo rero ndagira ngo basi njyewe mbaje kuba nagushimisha. nuko wa mugore agahita agerageza kumubwira ubona ko ari kwihagararaho ati umubano wanjye n'umugabo wanjye ntabwo uwuzi, none se uri kugerageza kumbwira ibiki ngo rwose urashaka gutuma nishima ntabwo nishimye? nuko wa musore muri ako kanya agahita amubwira ati nyizera rwose njyewe ndi umushoferi wanyu, nzi ibintu byinshi cyane bijyanye n'umugabo wawe. muri make ashaka kumubwira ko ahari umugabo amuca inyuma. nuko umugore arangije agahita amubaza ati none se uri kumbwira ibiki? nuko wa musore arangije agahita amubwira ati injira mu modoka noneho nkwereke, ngira ibintu nza kukwereka nawe wirebere. menya hari umusore iyo ashakaga kwereka uno mugore ikintu cyatumaga atishima. nuko umugore muri ako kanya nawe akaza akinjira mu modoka amubwira ati
nubwo rwose ntabizi neza ariko reka mpfe kwiciramo, ndashaka kuba namenya rwose ikintu gituma umugabo wanjye atanyitaho. Ntibyatinze wa musore yafunze buti y'imodoka, nuko amaze gufunga wa mugabo we rwose agahita asohoka nawe, ubona ko yigiriye ahari ku kibuga cy'indege agiye mu rugendo rw'akazi. Nuko ageze kuri iyo modoka wa musore agahita amubuza, agahita amubwira ati ese nyakubahwa nagufasha ibyo bintu byawe nkabijyana mu modoka? Nuko wa mugabo nawe ntabwo yari kubyanga, agahita abimwerekera amubwira ati nta kibazo rwose. Nuko arangije bakagenda akinjirira mu modoka. Ubwo umusore araje rwose akiramo na cya gikapu, muri make ntabwo yashakaga ko wa mugabo abona wa mukobwa wari urimo. Nuko umusore arangije agahita abaza wa mugabo ati none se tujya ku kibuga cy'indege? Nuko wa mugabo agahita amubwira ati yego tugiyeyo, ariko hari ahantu nshaka kumanza kuba naca. Nuko agahita akomeza kumubwira, ubona ko rwose bari basanzwe bajyayo, ati nyine aho hantu nawe urahazi. Ntibyatinze muri ako kanya bagahita binjira mu modoka bakagenda. Ntibyatinze uko igihe cyakomeje kugenda, mu masaha rwose atarambiranye baparitse ahantu. uwo mugabo agahita ava mu modoka, nuko akaza rwose ubona ko yishimye. Kumbi hari undi mugore, menya hari bari bagiye kujyana hamwe, yari ari kubwira umugore we. Nuko arangije agahita amubwira ubona ko we rwose bakundana, ati nari ngukumbuye cyane kandi nari mbitegereje rwose igihe kinini. Ntibyatinze wa musore yaraje agahita afungurira wa mugore wundi, nuko wa mugore nawe akabona ibintu rwose umugabo barimo. Ubwo bo bakivugana ati rwose reka tugende. Bahindukiye bagahita babona wa mugore we, nuko n'umugore agahita asohoka amubwira, ubona ko amurakariye, ati none se ahangaha nawe wari uri kumbwira koko ngo mu rugendo rw'akazi ugiye kuba wajyamo? Nuko wa mugabo nta no kwicuza agahita amubwira ati none se wowe kandi uri gukora iki hano? Nuko wa mugore muri ako kanya arangije agahita amubwira ubona ko atunguwe kandi ashenguwe cyane n'ibintu umugabo amukoreye, ati natekerezaga ko ari njye ufite ikibazo, ariko ni weho koko unca inyuma koko. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ati rwose birambabaje. Nuko umugore muri ako kanya ubona ko afite umujinya, agahita ahindukira akareba uwa murinzi amubwira ati urakoze rwose ko wamfunguye amaso ukanyereka ibyo ntari kuzapfa mbonye. Nuko agiye kumukubita uwo musore agahita aza, uwo musore agahita aza rwose ubona ko yamurwanirira, yamukundaga cyane. Nuko uwo mugore rwose ubona ko atakimutinya, agahita amubwira avanaho n'impeta ati aka kanya tujya guhita dutandukana, ntabwo rwose umugabo uguca inyuma wakomeza kubana nawe. Nuko agahita akomeza kumubwira ko ikindi agiye kuba yagena none umushoferi we. Nuko arangije akayijugunya hasi, ubona ko rwose ari kumubwira ko batandukanye. Nuko arangije agahita amubwira ubona ko amurakariye, ati aka kanya rero va hano ujyane n'uwo mugore wawe wo ku muhanda, cyangwa se iyo ndaya yawe. Nuko arangije agahita yigendera, uwo mugabo agasigara amubwira ati ese ushatse kuvuga ibiki ngo ningende? Kandi iyi ngiyi ari imodoka yanjye.
Ntibyatinze ibyo ari kumubwira ntiyabyumva agakomeza akigendera. Nuko wa musore arangije agahita amubwira ati aka kanya rero ntabwo akiri iyawe. Nuko arangije agahita agenda agafungurira wa mugore amubwira ati injira mu modoka rero nta kibazo. Ubwo umugore atarinjira, wa musore agahita amubwira ati none se tugiye hehe koko? Nuko wa mukobwa agahita amubwira ati ubu ngubu rero tugiye muri hoteli imwe nifuzaga kuba ntajyamo n'umugabo wanjye. Nuko arangije agahita anamubwira ko baraza kuba bajyana. Nuko wa musore arangije agahita amubaza ubona ko amwubashye cyane ati urizeriye se mama? Nuko wa mugore agiye kugenda agahita agaruka amubwira ati ikindi kintu rero nari nibagiwe kimwe, ntuzongere kunyita mama cyangwa se umpe ibyubahiro byinshi. Muri make ari kugerageza yamubwira ngo azajya amwisanzuraho. Ntibyatinze muri ako kanya agahita agenda akinjirira mu modoka. Nuko wa musore nawe rwose bajya kwigira muri hoteli ngo babashe kuba bakwishima. Inkuru yabo rero y'urukundo ni gutya yatangiye. Agafilimi kacu nako k'uyu munsi niko kagenze. Ubaye wagakunze cyangwa se kagushimishije, wabitwandikira ukabitubwira muri komenti. Ikindi ntibagirwe like na subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ikindi ntibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane. Mwari kumwe nanjye King F. Ndabashimiye. Mukomeze kugira ibihe byiza. Naho ubutaha.